yafatiwe ku kazi ahantu yakoraga ikibungo. Baraduhamagara ngo tugende kumureba, dusanga ubwenge bwagiye, ntavuga, yabaye paralize, nuko turamuzana. Tavuga yabaye paralize, murazana gutyo n'ubwenge ntabwo. Mbega tugarura ubwenge bwe mu izina rya Yesu. Kuva uyu munsi yakoraga iki? Yari kontabure. Kontabure w'ikigo kiki cy'amashuri kiki? Oya, ahantu yari afite shebuja ubakisha. Ari kontabure mu kigo bigenda gutya. Mbega Yesu yamubohora. Tumutunga ibiganza tugaruye ubwenge bwe mu izina rya nde? Umwuka wa paralize turawirukanye mu izina rya nde? Aya maboko bahinye ndayarambuye mu izina rya nde? Mu izina umwuka wose wa paralize uve mu biganza byawe. Mu mbaraga nahawe n'Imana, dambura ibiganza byawe. Dambura, zamura. Hina. Dambura. Hina. Dambura. Hina. Mu izina umwuka wa paralize amagufa ngaruye mazima. Umwuka w'uburagi baguteje kuva uyu munsi nzanira amazi. Uyu mwuka w'uburagi ndagutesha agaciro. Mpamagaye kuvuga kuri wowe ibyo bagukoreye nonaha ndabirangije. Mu maraso ya Yesu nzanye ubwenge bwawe, ugomba gukomera ukagera kure. Ukunyweye amazi buri mwuka wose w'uburagi ndawirukanye. Ngaruye kuvuga ku buzima bwawe. Vuga ngo Yesu. Yesu. Komera Imana amashyi menshi. La talabone satopes. Icyara hanga. Njya gufata amavuta ngo usige. Mukecuru wagwaye ute? Haguruka. Ninde wazanye umukecuru? Ninde wazanye umubyeyi mama? Nyaruka simbuka. Mbwira uko yagwaye. Yagwaye ate? Kabambwire. Uyu mukecuru ni ukuvuga ngo iki kintu twamujyanye no muri CHK bamucisha mu cyuma biranga. Mbese ni ukuvuga ngo umutekano afite, haba no mu rugo nta mutekano afite, nta gusinzira agira. Mbese ni Imana gusa, ni Imana gusa. Imana nizamukiza twimbaraga. Shiraho numve nawe byambwira. Umwuka ukabura burundu, nabanjyamye umwuka ukabura nkamera nk'intumbi yegetse simbasha ubuhumeka. Kuva uyu munsi natuye gusinzira kuri wowe. Kongereye imyaka yo kubaho mu butware nahawe n'Imana. Eliya yahagarutse imvura, nanjye mpagaritse buri bugwayi bwose ku buzima bwawe. Uhereye uyu mwanya uburibwe bwose. Tayamazi. Yesu aragukijije. Inzozi yararagamo z'abapfe zizagaruka ukundi. Ibintu byahoraga bimuhekenya mu mutwe akumva. Hari umuntu uri hano agira ibintu biza mu mutwe nk'ibihombogoro nkinyo, akumva yenda kwirukanka bigahora bitondagira mu mutwe. Nawe niko bigenda. Humura, Yesu aragukiza. Papa mbwira ihute. Humura mama, kwizera byonyine byagukijije. Nta mudayimoni uzongera kugutinyuka. Papa byagenze gute? Mba ndaho nkumva nk'ibintu bingendagenda mu mutwe, mba mfite n'ikintu mu bitugu hano meze nk'umuntu wenda kurwara inyonje. Kuva uyu munsi uyu mwuka urarangiye. Ubwenge bwawe ndabugaruye nk'umuhanuzi w'Imana. Bashatse kugusaza, kuva uyu munsi mbitesheje agaciro. Ni pide sans natuye ibitotsi no gusinzira kuri wowe. Uhereye uyu munsi ntuzongere kuri bw'ukundi. Amen. Imana irakubo. Ikibazo cy'akazi kimeze gute mbona imbere yawe papa? Maze igihe nshaka akazi, nari mfite akazi ariko ukuntu nagatakaje simbizi. Mfite amaporoje njya nkorana n'abantu bo hanze, ariko yagera hano aho bigeze hose bakanga gusinya, kandi mbona akazi kari hafi ariko bikanga. Imana inyeretse ikibazo cy'akazi, irambwira ngo umubabaro wari ufite hari amafaranga arenga miliyoni 40 ugiye gusinyira. Icyacu umuzibu gukizana hano mu nzu y'Imana. Haleluya. Icya kabiri hari telefone ugiye kwitaba. Hari abantu bagiye kuza baturutse hanze. Muzahura kandi hari inama ngari cyane mugiye gukora. Imana irambwiye ngo hari umushinga Imana igushigikiyemo, ibintu byawe byapfaga bigeze ku munota wa nyuma. Ukibaza kuki bife yarinze.
uhora mu buzima bwizengunuka budafite forumire. Cyane rwose. Kuva uyu munsi birarangiye mu izina rya Yesu. Haleluya. Tate, iki kibando wagikuye warakibajishije warakiguze? Iwacu mu rugo Niyo wagikuye? kurushashi. Kurushashi ni he? Karere ka Gikenke. Kagakenke. Wavuye mu Gakenke? Yego. Ibi bintu bigufashe byagufashe mu kwa kangahe? Bimaze amezi 2. Yesu we, ngongwe no hano. Nukuza bagufashe, mufata ataza kugwa. Ayi, Yesu. Piki gikone. Yambago wa muntu nasenge agata iri he? Mwayishizaho. Iyi nkoni itesheje agaciro mu maraso ya Yesu. Wowe murekure. Murekure Yesu amukize. Kuva uyu munsi wa none. Ukuguru kwarabyimbye mama. Birimo ibinya bituma nagenda no mu maboko. Byazamutse mu mugongo bica umugongo bituma ntituma neza nkituma. Fata umugongo wowe. Fata mu mugongo. Kuva uyu munsi amaguru yawe bahinahinye nibyo watambutse mbetesheje agaciro. Ibitega byose pepo kwa jina la Yesu. Kuva uyu munsi ngaruye amaguru mazima. Ntuzongere kugendera ku nkoni bakurandase. Amen. Tere ntabwo nyegere. Kandagira Imana ikubohore. Ngwino Imana ikubohore. Ngwino. Kandagira iyi mitsi ikomere. Ngwino. Kandagira pepo kwa jina la Yesu. Kandagira mu izina rya Yesu. Ibintu biri gushinguka muri kubyumva. Yego. Uri kumva ibintu bigenda biva. Ibiri genda. Rega twakomera Yesu amashimeshi. Haleluya. Umva bigenda bivamo. Yego. Mu izina rya Yesu kandagira. Vuga ngo Yesu. Mbohora. Nanza agasuzuguro k'abarozi. Mu izina rya Yesu. Amen. Yamazi ari he eri? Bo icara aho ngaho nkwereke tate. Ngwino. Icara aho ngaho. Bakuramo iyo nkweto. Kanze gatoya. Umuriro wose wakaga mu muriro. Uri kwambara ubusa mama. Umuriro wose wakwakaga mu muriro. Muri aya maguru yose kizeho amaraso ya Yesu. N'amaboko wegeze imbere utiyanduza. Amaboko yawe ahinduke mazima. Ibintu byose byagenderaga mu mubiri wawe. Hari ibintu watambutse ukigera mu marembo iwawe baguteze by'ibitega. Birahari. Imana irambye ngo kuva uyu munsi urakize mu izina rya Yesu. Haleluya. Iri joro marayika aragukanda ugiye kugenda neza. Bashaka kuguca amaguru Imana irakubohoye mama. Haleluya. Imiti wakoresheje irihe ndi kureba? Imiti? Nayisize mu rugo. Ugende uyite ntuzongere kwisi. Impamvu utayisukira nona ntabwo Imana bayikeza abami babiri. Wanyumvise? Nugera mu rugo uyitwike mu minsi 3 uzaba uri kugenda neza Imana iguha umugisha. Haleluya. Papa byagenze gute uwo w'imbago? Nafashwe ndi muzima nabyotse umutwe ndya cyane nono najya kugenda imbere nkumva ndi gusubira inyuma. Ni ukuvuga ngo aho naryamye umunsi mvuga ngo wenda hari n'umunaniro naho naryamye kugeza ubu ngiryamye. Izo nimba kugenderaho ngaho haguruka. Imana yuko komeza ku urancishe we urancishe mu nzira katumutunga ibiganza. Wakota binerugo thank you Father. Kuva uyu munsi wa none nirukanye imbaraga za pararize. Ntabwo Imana ikunda icyaha.
ikunda umunyabyaha ariko ikanga iki? Yankunda kubwira abantu musenga benshi hano mwirirwa mu misozi, mwirirwa ahantu hatandukanye. Gusenga cyane siko gukiranuka, kuzamuka imisozi kenshi siko gukizwa. Ikimenyetso kigaragaza ko ukijijwe naho abantu batakureba, aho urebwa n'Imana yawe mwenyine muri babiri. Nujya ahantu bakaguhanurira bati atumva ukuntu Uwiteka avuza kujyanye mu mahanga, guhaye indege, guhaye umugore. Ibyo n'abapagani barabitunze kandi badasenga. Imana ni iki kizakwereka ko ariyo yavuganye nawe? Icyambere, umubyeyi yafite umwana agakosa abanza kumucyara, nuko Imana ibanza kukubwira ngo inzira iri kunyuramo ntabwo ari nziza. Yarangiza ikakubwira ngo garukira aho ngaho ugeze, yarangiza ikabona kuvugana nawe. Niyo mpamvu abantu benshi dufite ikibazo muri industry ya gospel. Abantu benshi batwerera Satani imbaraga kuruta kuzitwerera Imana. Ariko simbarenganya, biterwa naho wahagurukiye n'abababwirisha ubutumwa bwiza. Ntabwo Imana ivugira hejuru y'icyaha, Imana ibanza kuguhanduramo icyaha mbere yuko iguhereza amasezerano. Murimo muranyumva? Icya kabiri, hari abantu benshi bari hano bakomerekejwe n'abahanuzi cyangwa se abakozi b'Imana. Gira uwo muntu muri kumwe ngo Paul, ndagukomeje disi. Impamvu babakomeretsa nuko mutaratunga amavuta yo gusenga. Uyu munsi ndaguhesha amavuta yo kuvugana n'Imana. Amen. Biratangaje, igitondo kimwe nagize iyerekwa ngo mbona turimo turagenda mu bwami bw'ijuru. Icyambabaje, narebye abantu basenze, bahanuye, bavuze indimi, babwirije, ngo mbona bose basigaye kuri bariyeri. Abo babwirije mbona babatambutseho. Biteye agahinda kuzahanurira amahanga abantu bakihana bagakizwa, ejo nkazabura muri rombo gwitwa Siyoni. Mana, uzampa iherezo ryiza ry'abakiranutsi. Uzampe iherezo ryiza, uzampe iherezo ryiza, Mana uzampe iherezo. Gira umuntu muri kumwe ngo byaba bimaze iki kuba warasenze amasengesho ntuzaboneke mu ijuru? Amatike yawe wateze ukaza hano, tukazakunyuraho tudepasa, ukabona uriya mugabo agutambutsa ati si nawe twajyanaga kwa Mana ivuga, burya warabesha kutanakijijwe. Yesu yongera dushiremo agakiza. Reka mabwire, igihe tutarabwiriza ngo indaya zihaguruke Nyabugogo zidutera amabuye, ntabwo turabwiriza ubutumwa bwiza. Igihe tutarabwiriza abasilamu ngo bahaguruke badutonganye bajye muri RGB batabarokore baratubangamiye, ntabwo turavuga ubutumwa. Impamvu batureka nuko ntacyo tubatwaye. Turabwiriza, bararigwa igakomeza igakora inzoga, kandi abazinywa ni twebwe twirirwa mu nzu y'Imana. Gira umuntu muri kwa ngo uyu munsi ukeneye gutunga imbaraga zikwambutsa ibihe byose. Imbaraga, anointing, amavuta akwambutsa ibihe byose. Waba uri umukobwa ukaba utunze amavuta ukayagirira imbere y'umusore, yajya kugukora ku mabere ukamubwira ngo hari icyo Imana yavuganye nanjye, ariko bagukora nawe ukegeza amabere imbere ngo do nta mavuta uratunga we, tatubeshe. Keneye gutunga amavuta, uri umupfakazi. Umugabo yaza mu rugo rwawe ukamubwira ngo Yesu wenyine niwe se w'imfubyi n'abapfakazi, ukamubwira ngo Yesu namenye azantungira abantu. Keneye gutunga amavuta ukayatungira imbere y'umukoresha,
yakubwira ngo manika amaguru ngo nkongeze umushahara ukavuga ngo isi ntibiyuzuye byose nibyo witeka nabura akazi Yesu aracyafite ubutunzi. Bwira uwo muntu muri kumwe ngo ukeneye gutunga amavuta akwambutse imbere y'icyaha. ntabwo Imana izaduhembera kure y'icyaha, izaduhembera hafi y'icyaha, aho twakiranukiwe, aho ubusambanyi ubu uyu mwanya mvuze ngo ngiye kugwa nahitamo, nawe uvuze ngo ngiye kunywa inzoga none tuvugana wasohoka ukajya kugura icupa ukazinywa, ahubwo kubera Yesu twamenye. Barizo umuntu muri kwe ngo Yesu wamenye akubuza iki muri we, umwuka wera akubuza iki? Iyo ugeze mu kabari hamwe n'abandi bagabo bakubwira bati ihangane usome hirya nyuma, mwuka wera aragaragara cyangwa uravuga uteka kanywe ejo nzajya kwa profete nihana. Iyo reba umuntu mu maso nkubwira icyo umubwira, mubwire ngo urasa n'uwaneshejwe, ongera ugaruke mu maso y'Imana. Abari inyuma mubibwirane, mubwire ngo urasa n'uwaneshejwe, ongera ugaruke mu maso y'Imana. Erike bwira uwo mucurazi ngo urasa n'uwaneshejwe, ongera ugaruke mu bihe by'Imana. Baririmbye mwaraneshejwe. Oh Yesu we, Yesu we, Mana we, ongera utugarurire ibihe.